umunsi twarebye dutegereje turi benshi urageze njyewe umuryango wanjye tugiye kwishimira umwaka dushoje, turi amahoro nibyo kwishimira bonane ziza ku bantu bose bifurije, tugomba n'undi mwaka turi mu byishimo dufite izindi ngamba nshaka kubaturanyi amahoro, tugomba kubitaramira n'ibyishimo kuri jye, n'ibyishimo kuri wowe ku muntu bitagenze neza yihangane mwese, niko bimera ubuzima niko bigenda, ariko wowe ubashije kubagezaho nibyo gushimirwa, tugomba guhura tukishimira uyu mwaka Imana yaturinze twaciyemo byo twarenze, ariko dufite ingamba zindi nshyashya zo muri uyu mwaka 2025 yuko ibyo tutabashije gukora uyu mwaka 2024 tube twabikora gukurikira unanire nziza ku muntu wese ibasha kugeraho ibintu biba byiza, twari twese nicotadiyo bifurije, tumva ko bonane yaturyohera mu mahoro byishimo, utoza utabangamye ngo tubangamire, aho tugirira abo tutugira abo dusize, tumwe turya ibintu bibesha amahoro, Imana ibidufashemo uyu mwaka dutangiye kandi n'uyu dushoje, utugenzereze uko yatugendereje mu yende yose, hari ibyorezo twagiye turenga soka, imbaraga zacu ahubwo ni Imana yahatubereye ishimwe n'iryayo. Uyu mwaka 2025 yuko ibyo tutabashije gukora uyu mwaka 2024 tube twabikora gukurikira bonanire ziza ku muntu wese ibasha kugeraho ibintu biba byiza, ko ari twese mucyotaleyo uyu mwaka 2024 tube twabikora gukurikira bonanire nziza ku muntu wese ibasha kugeraho ibintu biba byiza, ko ari twese nicyo tadiyo bifurije.